ubutumwa bw'umwami turaburira abantu ngo bihane turavuga ibyo kugaruka kwa Yesu no kurimbuka umurwa w'Ababuloni. Kora na Datani na Biramu barwanya Mose kubara 16 bashaka kugira ngo bamwice bitabaje iki? Bitabaje umugore. Ubwo urumva nta kintu Bibiliya ihishemo aho ngaho, nta kintu irimo kukubwira. Tumaze iminsi tuvuga iby'ababangamirwa n'amatorero, ubwo urumva ntacyo Bibiliya yahishemo mwebwe mutajya musoma ngo mumenye. Mufungura amatwi mbaho ubwira bwa Bibiliya mubumenye neza, mumenye nuko Imana ireba amatorero, nuko nguyu umugore turimo gusoma. Tugende ubwo twari ku Bisirayeli tubavanaho kubara 25 tubajyana i Kanani. Bageze mu nzira mu bibaya by'Ishitimu, bumva ingoma, bumva imiziki, bumva induru zirimo kuvuga, barimo kubyina, bajyayo. Agwa mwibuka Sefeneyasi icyo yakoze? Babazanye abagore muri Isirayeli mu nkambi, hakarindi hagwa 24,000 by'ubwoko bwarimo kuva muri Egiputa bugana i Kanani, abagore babigizemo uruhare. Urumva nta somo ririmo, nta somo ririmo. Tuva aho ngaho tubageze i Kanani. Noneho abacamanza igice cya 16, uwagize uruhare kugira ngo Samusoni watoranijwe n'Imana nogorwemo amaso niki? Ababwire rero kutiga Bibiliya bigiye kubakoraho, kutiga Bibiliya bigiye kubakoraho. Bibiliya ibitsa amabanga kandi azajya ahishurwa n'abo Uwiteka yayahaye gusa. Abandi barindagira nibo bazamenya kugenzura ibihe, nibo bazamenya kugenzura Bibiliya. Muhagarara bigishijwe Bibiliya n'Uwiteka, n'abazigiye muri kaminuza duhangane bibe mbiri, abo umwuka nabo umubiri duhangane maze turebe. Ariko murabeshya ntabwo muzadutsinda. Mwari mufite imbaraga mwica mugakiza mukora ibyo mushaka byose kubera umwuka wa Satani wari ugwiriye. Abandi bayajyaho bajya ku mavi barasenga mpaka Imana ihishuye ubwira bukomeye n'ibikwiye kubwirwa abantu muri iki gihe. Ubwo rero mwitegure muza mwigishwa Bibiliya kuko ntabwo mwigeze muyiga. Abacamanza igice cya 19, ibihumbi by'Abisirayeli n'Ababenyamini bapfuye ntibari bazize umugore. Cyenda usoma urebe, Sawuli yuzuza igikombe cyo gukiranirwa 23, yuzuza igikombe cyo gukiranirwa. Ni mu Rwambere rwa Samweli igice cya 28 mugende musome murebe. Acyuzuza neza, yarangirije gahunda ye ntiyari yagiye gushikisha ku mugore. Angije dayimoni amaze kumuha byose aramubwira ngo reka tukubwire, wari waratoranijwe n'Imana, ubigicucu, ubuciwe ku ngoma, ugiye gupfa kandi uguye ku rugamba. Umva umugore mwicanye mubi. Umugore kina n'itorero ryigisha abantu rikabigisha imyaka 2 rikabica ubwenge bagapfa bahagaze, wabagezaho iby'ukuri ntibabyemere ngo suko iwacu batwigishije. Umugore uramukinisha. Dawidi mu rwa kabiri rwa Samweli igice cya 11 acirwa ubwo gupfa n'umuhanuzi. Yarazize iki? Si icyaha yari yakoze, yaryenze ati ntiyabanye n'umugore, nako ntiyasambanye n'umugore. Umugore atumye umwami abwirwa ngo uruwo gucirwa witeka ugapfa kandi watoranijwe n'Uwiteka. Si ibyo byatumye yegera Uwiteka, wenda twari ku gika cy'abami. Salomo ajya gupfa ubwenge, Urwambere rw'Abami yarongoye abagore bangahe? Wajya utekereza ukiga Bibiliya neza, Bibiliya izabakoza hasi. Mbabwire mwa abanyamadini mwe mwiga nabi mukiga igicuri bitewe n'uko ubwenge bwanyu namwe bucuramye, muzaba mwirebera. Tuva aho ngaho tujya ku miryango 10 y'Abisirayeli. Ubwo ngeze kuri 26 tugingo twubwira umugomba kumenya. Miryango 10 yo mu majyaruguru, uwo yazize ninde? Si Yezebeli? Ni iki se? Ni umugabo se? Iba umugore uwisha abahanuzi b'Uwiteka. Urwambere rw'Abami igice cya 13 ninde? Si umugore? Kuki batishwa n'abagabo? Uwahitanye Naboti amuziza uruzabibu rwe. Urwambere rw'Abami igice cya 21. Wamwishe ninde? Si kabutindi y'umugore?
kuki abahagurukijwe n'Uwiteka abagore ni babica, hagurukijwe n'Uwiteka abagore ni babica, hagurukijwe n'Uwiteka abagore ni babica, kandi abagore basobanura iki? Itorero. Nta kintu mwumvamo ubu, ntacyo mwumvamo. Ibi wabimpa wampa za kaminuza zose zisohora abantu bitwa ngo n'abantu bagiye gutanga iyobokamana, bakiga ibi ko niba hari abantu bambabaza cyane bantera agahinda muri abambere. 29 Eliya atikiza abantu benshi ku musozi Karumeli, abagabo 850 arabicara arabarangiza abwira Ahabu ngo nutagenda wihuse imvura yakunyagira mu nzira. Agerayo yatitiye n'abasirikare batitiye kubona umuntu umwe yirenze intumbi 850 akazica akazirangiza. Ibibazo biravuka, noneho abantu batabatitiye, rubanda rwatitiye, abagabo batitiye. Ageze mu rugo umugore amubaje ati se byageze bitati yo haba kuri uwo musozi bari kwirebera ati bigeze bitati, bose arabarangije. Umugore yavuze rimwe gusa, aravuga ngo nintamuhwanya nabo bahanuzi Imana zanjye zizabimpore. Eliya yo nkuri mugezeho yaratibitse ariruka arenga Isirayeli, aragenda afata ubwato yinjira mu nyanja itukura, ajya muri Egiputa ajya kwihishayo. Ibaze uwisha abagabo 800, umugore aravuze gusa arirukanse. Urumva ntabwira burimo, nta kintu wumvamo aho ngaho, ntacyo wumvamo. Abayuda bajyanwe Babuloni. Twikomereze, turi mu mateka, ndabona tugiye no dusoze n'iki cyigisho. Mutekereze no kubyo mbabwiye. Abayuda bajya kujyanwa Babuloni muri Yeremiya igice cya 3. Biswe iki? Ntibiswe maraya? Maraya se n'umuntu mwiza? Ubwo se umugore? Tuvaho tujye kuri Babuloni. Ikigirwamana bitaga Tiyamati cyari gishinzwe kwangiza, cyari ikigirwamana kiki? Si umugore. Tujye kuba Mede n'Abaperesi kugira ngo Kuro abashe kuvuka kandi azasoze gahunda. Narangiza Abamede n'Abaperesi biyungu, wabigizemo uruhare ninde? Si umugore. Mu manyanga ateye ubwoba. Tuvaho ngaho tujye mu Bagiriki. Intambara zo mu gice cya Daniel igice cya 11 guhera ku 3 gukomeza kumanuka. Ubwo byari bigeze ku ntambara z'abami bikuse ni kasikazi. Wagize uruhare kugira ngo abo bantu barwane batikira zira ntambara zikomeze. Si umugore. Mugore we. Abaroma bamaze kwima ingoma, abakayizari se nibaramye gukwezi nk'ikigirwamana kazi. Roma y'abapapa ubwayo, Kiliziya Gatolika yitwa iki n'ibyanditswe byera? Ntiyitwa nyina w'abamaraya. Amerika ubwayo turimo kuvuga uyu munsi byahishwe 13:11. Amerika ntibavuga ko itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere. Nikora ibikorwa nk'ibyo Roma yakoraga, kwica, gutikiza abantu, kurenganya, kugenza gute. Si ibyo bikorwa ikora ari ikindi. None ufite umuperezida we, bamwe baravuga ngo ni umusaza, abandi ngo ntakomeye mu bwonko, abandi ngo ntagenza ati. Uzamufata uko ushaka. Ko biteye agahinda, biteye n'isoni ngo gukoresha ububasha bw'umugore. Twivira aho ngaho tujye munuza mu butumwa bwiza. Abanditsi n'Abafarisayo muri Yohana igice cya 8 bashaka kwica Yesu, bitwaje umugore ngo bafasha agenza ati asambana. Reka mbabwire, reka nsubikira aha ngaha gusa icyo nababwira. Tuzajya tubabwira ibintu bikomeye, kandi shima Imana ko abafite amatwi yo kumva bumva. Uwiteka duhire, tumenye uburyo tugomba kubana n'abagore mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Urakoze Mana yacu, ushimwe kuko waduhaye kumenya ubwenge, kandi uduha ubwenge bwo gusesengura ibyawe. Turagusaba ngo umwuka watuyoboye akomeza tuyobore, bityo ukuri kumenyekane, benshi bakugenderemo, bimenye kandi bamenye aho bari, bamenye n'icyo bakwiye gukora. Twese twitegure Yesu mu izina rya Yesu. Amen. Yewe aburaniwe, yewe urba ushyize hejuru, uciriwe witeka, kuko wanze kwana. Yemwe bantu b'Imana, muve muri Babuloni, muze dusange Yesu.
rw'umurenge i Kigali rwatangaje ko radiyo Amazing Grace itsinzwe mu rubanza rwayo n'urwego rw'igihugu rushinzwe imirimo ifitiye igihugu akamaro rura. Dear people of Rwanda, this is a very baturage b'u Rwanda, uyu ni umunsi w'agahinda kw'iyubahirizwa ry'amategeko mu Rwanda. For the rule of law in Rwanda. Rura has ordered me to plead guilty against my conscience. Rura yategetse kwemera icyaha bihabanye n'umutimanama wanjye. Nanze kwemera icyaha, none bafashe umwanzuro wo kunyaka uburenganzira bwo gutangaza amakuru. Ntabwo ushobora gutegeka umuntu ngo yemere icyaha. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ritanga uburenganzira n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, kandi bihabanye n'umutimanama mu ngingo yaryo ya 33. Ndashe ku ntego, Rura yantegetse gusaba imbabazi ku bwa Pastor Nicolas. Nabwiye Rura nti sindi Pastor Nicolas, amazina yanjye ni Pastor Shufu. Pastor Nicolas must apologize for himself. I told him number 2, Pastor Nicolas agomba kwisabira imbabazi ubwe. Ndongera ndabwira nti icya kabiri, Pastor Nicolas ntabwo yigeze ahamwa n'icyaha. Nta buhamya bwe bwigeze bwumva, nta rukiko na rumwe rwigeze rumuburanisha ku butumwa yatambukije. Ubutumwa bwe ntabwo bwigeze bugirwaho impaka. None rero urashaka ko nsaba imbabazi z'ibyakozwe n'umuntu ugifatwa nk'umwere. Ibyo binyuranyije n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, kuko mu ngingo yaryo 19 iteganya ko umuntu afatwa nk'umwere kugeza urukiko rumuhamije ibyaha. Pastor Nicolas nta wigeze amuhamya ibyaha kugeza ubu. Pastor Nicolas has not been proven guilty as of yet. If I apologize, then I admit that I'm guilty of wrongdoing. Byabisobanuye ko n'ibyaha ibyaha byakozwe, nta cyaha na kimwe kimpama. Kuki nasaba imbabazi? Ko gusaba imbabazi ni ukwemera ibyaha murabyumva neza. Oya, ntabwo dushobora kubikora. So no, we can't do that. Ibihano Rura yabanje guha iyi radiyo byari 3: gufunga mu gihe kingana n'ukwezi, kwishyura amande ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda no gusaba imbabazi. Siku moja pekee Mungu ndiye atahukumu mji ule. Ondokeni mara moja watu wangu. This is a very political decision that has taken place. Very, very political. Obviously, aragira ati icyo mvuga hano, iki ni icyemezo cya politike gifashwe, ni icya politike, ni icya politike. Biragaragara ko hejuru hari abantu bakomeye badashaka ko radiyo yongera kumvikana. Niba mushaka imirwano ya politike, ndabazanira iyo mirwano ya politike. Iki cyemezo nticyatunguye nyiri radiyo gusa, kuko n'abanyamakuru bahoze bakorera radiyo ubuntu butangaje bari benshi mu rukiko, ndetse nibatinye kugaragaza ko umwanzuro batangarijwe atari we bari biteze.